Tubaye ikaze mwese mukurikiye Sitaro TV. Aka rero ni ka kanya ko kubasobanurira amazina ndetse n'imiterere y'abantu bitwa amazina runaka. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubasobanurira izina Jeannine. Jeannine ni izina ry'umuntu ukunda akazi kiyubashye. Jeannine ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu giheburayo ku izina Jihane, rikaba risobanura ngo Imana igira ibambe cyangwa impuhwe. Hari naho risobanura impano ivuye ku Mana. Jeannine ni izina ryandikwa mu buryo butandukanye, ku buryo bitewe n'igihugu udashobora kurondora uko ryandikwa ngo ubirangize. Hari aho bandika Jeannine nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda, hari aho bandika Jeannine nk'uko byandikwa mu Gifaransa nk'uko muri kugenda mubibona, hari n'aho bandika Jeannine, hari aho bandika Jeannine ndetse n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Turakomeza rero tubereka bimwe mu biranga abantu bitwa ba Jeannine. Icya mbere, Jeannine ni umunyakuri, ni umuhanga, azi guhimba udushya ndetse agira umwete mu byo akora byose. Abantu bitwa ba Jeannine kandi bakunze kuvamo abayobozi beza kubw'impamvu runaka aba afite. Mu buyobozi bwe yitwara neza, akavugisha ukuri kandi ntabogame. Jeannine kandi akunda gukora akazi yumva ko kamuhesha ishema muri sosiyete, ku buryo yishimira kubwira abandi ibyo akora. Jeannine bitewe no gukunda gukora akazi kamuhesha ishema, akunze kwishimira kubwira abandi ibyo akora, aho akorera, ndetse n'aho atuye. Jeannine kandi aba ashaka kuba ahantu hatuje kandi hiyubashye, ndetse akumva no mu rugo rwe ariko hakwiye kumera. Ni umuntu ushyira buri kintu cyose ku murongo ndetse akanoza n'ibyo akora, akabigiramo isuku ku buryo buri kintu kiba kiri aho cyagenewe. Nubwo adakora agamije kwigaragaza, ibikorwa bye birivugira ugasanga arazwi. Iyo ari umwana, Jeannine aba agoye, atavuga, yitinya, arakazwa n'ubusa ndetse yiriza. Aba akeneye ko abamurera bamuha umwanya uhagije, bakamutetesha, bakamuganiriza ndetse bakamutinyura kugira ngo abashe gukura yisanzura ku bantu. Mu rukundo, Jeannine arirekura, icyo ashoboye cyose akagikora, kandi ntabwo uwo bakundana ashobora kwicuza kuko abikora uko ashoboye.
akunda kuyobora, gukora ubucuruzi, kwigisha ndetse no gukora akandi kazi yumva kamuhesheje ishema. Aha rero dusoreje n'ubusobanuro ndetse n'imyitwarire ku bantu bitwa ba Jeannine. Nawe niba hari izina wumva wifuza ko twagusobanurira, isige muri comment ndetse unakore subscribe. Naho utaha.